reka nterure ndirimba u Rwanda mvuga ubwiza bwawe nganjiwe uraberewe Rwanda kirezi nambaye utatse ishema nisheje huje ubwemara twavuga ibigwi. Umuhanga mu bya siyanse Albert Einstein yagize ati everyone is genius, but if you judge a fish by its ability to climb the tree, it will live its whole life believing it's stupid. Ati buri kiremwa cyose ni ikinyabwenge, ariko nushaka gupimira ubushobozi bw'ifi mu kurira igiti izabaho ubuzima bwe bwose yitwa ikigoryi. Iyi nteruro ishimangira neza ko ibiremwa byose bifite ubushobozi butandukanye, bityo hari n'ibishobora kuyobora ibindi binyabuzima biri ku isi, nubwo benshi bemera ko byose byaremwe n'Imana, Allah cyangwa Yehova. Abemera Imana bavuga ko umuntu ari cyo kiremwa Imana yasabye ko cyategeka ibindi biremwa byose yashyize ku isi, byaba ibihumeka ndetse n'ibidahumeka, ni ukuvuga les êtres vivants et les êtres non vivants. Ubu budahangarwa ndetse n'ubutegetsi nibwo bwasunikirije umuntu kugena imikoresherezwe y'ibi biremwa, bimwe akabyica ibindi akabibyaza umusaruro bitewe n'icyo agamije mu gihe kiri imbere. Bitewe n'uko abantu babanje kubaho batunzwe no gusoroma imbuto ndetse no kwica inyamaswa mu mashyamba, ibyo bitaga vie nomade, inyamaswa nyinshi zaje kuhazaharira cyane. Gusa uko ibisekuruza byasimburanaga, hari inyamaswa zaje guhabwa agaciro gakomeye ndetse zigirwa ibirango by'umuco, ubukungu ndetse binashingirwaho na politiki yakuraga abantu mu byiciro bimwe ikabashyira mu bindi. Inka ni imwe mu nyamaswa kugeza uyu munsi ifite agaciro kandi yubahwa n'ikiremwa muntu henshi ku isi. Ese ubu budahangarwa iri tungo ribukomora hehe? Nitwa MC Semutamba nashaka. Udakunde nka ninde nka zimwe ziri mu manama. Mu gitabo cya Gardner Harris yanditse mu mwaka wa 2013 kigaragaza ko mu gihugu cy'Ubuhinde inka ifatwa nk'ikiremwa gitagatifu, ikirango cy'ubukire, imbaraga ndetse n'umuco w'igihugu, ku buryo kwicira itungo bifatwa nko guhekura umuryango w'Abahinde kuko benshi bayifata nk'umubyeyi mu muryango. Mu Rwanda inka yabaye ishingiro mu kubaka ubukungu bw'igihugu, ububanyi n'amahanga, kurwanya ubukene mu bene gihugu, umuhuza w'imiryango n'ibindi. Gusa inkomoko yayo mu Rwagasabo ntivugwaho rumwe. Mu gitabo Inganji Karinga cyanditswe na Alexis Kagame agaragaza ko inka zaje mu Rwanda zizanywe n'ibimanuka nka Sabizeze bitaga Kigwa, wafashe amatungo n'inyamaswa byari mu ijuru, ikigabo n'ikigore akabimanukana mu isi. Nyamara iyo ukomeje iki gitekerezo kivuga muri iki gitabo, hari aho usanga bavuga ko inka zaba zaraturukaga mu iriba rya Gipfuna riba mu majyaruguru y'u Rwanda. Iri rikaba ari iriba Abanyarwanda bemeraga cyane ko ariho haturutse inka, ndetse rikaba ryaranakorerwagaho imihango gakondo. Iyo bageze kuri Gihanga Ngoma ijana bitsa ko ari we wahanze inka n'ingoma mu Rwagasabo. Gusa uyu nawe yabayeho mu gisekuruza cya 11 nyuma ya Sabizeze uvugwa mu gitekerezo cy'ibimanuka. Mu gitabo cya Pierre Smith cyitwa Le récit populaire au Rwanda cyanditswe mu mwaka wa 1975 ku rupapuro rwa 248, kigaragaza ko bamwe mu bacurabwenge bagenekereza ko ku bijyanye n'inka zivugwa mu gihe cya Gihanga Ngoma ijana zituruka ku mukobwa we Nyirarucyaba ngo waba warageze mu ishyamba aho yaciriwe na se akasanga igisimba cyitwa inka kikamiraga amata hasi. Uyu Nyirarucyaba ukomokwaho n'ubwoko bw'Abacyaba ngo niwe wazanye kubumba utwesa akadutwika maze akazajya akamiramo amata ya cya gisimba, kuvuga inka. Aya mata akaba ariyo yaje kuramiza se umubyara, ni ukuvuga Gihanga Ngoma ijana igihe yaragiye gupfa. Iyo bavuga kandi ibijyanye na Gihanga bagira bati Gihanga cyahanze inka n'ingoma. Gusa ukaba utakwemeza ko Gihanga ari we wahanze inka, kuko n'iki gitekerezo ubwacyo kivuga ko inka yavumbuwe na Kazigaba wahuriye na Nyirarucyaba mu ishyamba aho yari yaraciriwe na se Gihanga Ngoma ijana. Iyo usomye mu gitabo cyitwa La communication pour la valorisation du patrimoine culturel du Rwanda cyanditswe na Mutangana Boshya Steven, yagaragaje ko u Rwanda rufite umurage ndangamuco ukungahaye kandi ukwiye kumenyekanishwa mu gihugu no mu mahanga. Bimwe mu bigize uyu murage tubisanga mu byaranze imibereho y'abakurambere birimo n'ubworozi bw'inka. Ariko kandi usomye igitabo Amateka y'u Rwanda kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 20 cyatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu mwaka wa 2016, usanga hari ibimenyetso bigaragaza ko mu Rwanda ubuhinzi n'ubworozi byakorwaga mu kinyejana cya 3 nyuma y'ivuka rya Yezu. Muri ibyo bimenyetso hari ibyabonetse mu bushakashatsi biri muri iki gitabo. Ubu bushakashatsi kandi bwibanda ku bisigaratongo cyangwa se archaeology, bugaragaza ko mu majyepfo y'u Rwanda habonetse amenyo y'inka yaba yarabayeho hagana mu mwaka wa 220 nyuma y'ivuka rya Yezu. Ayo matariki kandi akaba ari nayo mu gihe kimwe nayerekeye amagufa y'inka n'intama
yabonetse itongo mu majyaruguru ya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko tubikesha ibitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro n'ikindi cyitwa ikeshamvugo mu Kinyarwanda, byombi dukesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu busizi, umuco n'amateka y'u Rwanda, ngo inka yabaye ishingiro n'inkingi ya mwamba mu kugena ahazaza h'u Rwanda, aho Gihanga wa mbere Ngoma ijana wahanze ingoma y'i Gasabo ari nayo yabaye intango y'igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyaguka, yahaye umurongo ubworozi bw'inka mu rwego ruhanitse, anazigira ikintu cyera kizira gitagatifu mu mateka y'u Rwanda. Inka yabaye ishingiro mu kubaka ubukungu bw'igihugu, ububanyi n'amahanga, kurwanya ubukene mu bene gihugu, umuhuza w'imiryango n'igikoresho cya politiki yo kwigarurira ibihugu bigera kuri 29 byariho mu bihe by'ihangwa ry'igihugu cye cya Gasabo, ngo bibe igihugu kimwe cyubakitse kandi kigwije ubuhangange n'igitinyiro. Kubera icyo cyerekezo yahaye inka, byatumye aca iteka ko inka zigomba kuba nyinshi mu gihugu, kandi buri muturage akaba abasha kugezwaho ibyiza bizazikomokaho. Mu bihe by'ingoma ya Gihanga n'abamuzunguye ku ngoma za mbere z'abami b'i Gasabo, nibo badukanye umuco wo gutangaho inka inkwano nk'ikimenyetso gihesha agaciro umukobwa ugiye gushyingirwa mu wundi muryango, n'ikamba ry'uburere bwiza ryagomba gutegwa ababyeyi be. Inka kandi yakomeje kugwiza ibigwi mu bihe by'ingoma y'umwami Cyilima Rugwe, aho yabaye ishingiro ry'ubuhake nk'akazi ko mu Rwanda rwo hambere, iba n'ishingiro ry'ikiru cyatangwaga kuwa hamwe n'icyaha mu butabera bw'unga. Mu bihe bya Cyilima Rugwe, inka niyo yashingiyeho agena ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda rwo hambere, byaje kuvamo inyito y'ubuhutu, ubutwa n'ubututsi mu mugambi w'igihe kirekire wo kuremamo abanyarwanda umutima w'ihiganwa mu kubaka igihugu n'imiryango yabo, ariko buri wese aharanira kuva mu cyiciro ajya mu kindi. Ibi byiciro by'ubudehe cyangwa se classe sociale byashingiraga ku mikoro umuntu afite, aho umuntu yashyirwaga mu cyiciro runaka hagendewe ku butunzi bwe, by'umwihariko inka atunze. Muri inyandiko kandi ya Nsanzabera Jean de Dieu igaragaza ko mu bihe by'ingoma ya Yuhi Gahindiro inka yagize ibigwi bikomeye, inahabwa n'inshingano nyinshi cyane cyane mu kubaka ubukungu bw'igihugu, ubuhahirane n'ubutwererane bw'abenegihugu n'imibereho myiza y'abaturage ugereranyije n'abamubanjirije. Ku ngoma ye yaciye amateka menshi agamije ahanini imibereho myiza y'abaturage, aho yagize ati nta munyarwanda ukwiye kubaho atagira inka, atagira amata, umugabo, umugore n'abana ndetse n'ibindi. Mu gushyira mu bikorwa iryo teka, buri muntu wese yahawe inka yo korora. Udafite umugabo cyangwa umugore kubera impamvu runaka baramushyingira, n'abadafite abana ku mpamvu zo kuba incike n'iz'ubugumba, ababyeyi benshi bakabaha abana. Abadafite amata kubera inka zabo zatetse cyangwa zitarabyara, bakayoboka iyo kwa Gahindiro cyangwa se ku batware be bakajya gukamisha. Kugira ngo iryo teka ryaciwe n'umwami Yuhi Gahindiro abasizi bitaga Semutambana Shakwe rikwire kandi rikurikizwe, yarishyize mu ndamukanyo y'Abanyarwanda, aho bagombaga kuramukanya bifurizanya ibyo byiza byatuwe mu iteka yaciye, aho baramukanyaga bagira bati gira inka, gira abana, gira amata, gira umugabo, gira umugore n'izindi. Gahunda yaciwe n'iteka rya Yuhi Gahindiro niyo yiswe gira inka. Iba gahunda ya kabiri mu mateka y'u Rwanda igamije guteza imbere ubworozi bw'inka, kuko izindi z'abandi bami bubatse u Rwanda bafatiye ku nka, usanga barazifashije mu gukemura ibibazo by'ubuzima bw'igihugu kuruta kuziteza imbere. Izi ndamukanyo navuze hejuru zuje ibibazo n'ibisubizo bishingiye ku muco w'ibyiza by'inka, zagize uruhare rukomeye mu guha agaciro inka, ndetse birenga iyo ntero maze byinjira mu ntekerezo ya buri muntu. Urugero, iyo umuntu yaramutsaga undi atigira inka, undi yaramwikirizaga ati amashyo n'amagana, yamubwira ati amashyo, undi akikiriza ati amashongore. Aha bakaba barashaka kuvuga amashyo y'inka ariko afite kirinda, adashobora gushimutwa, afite ubushobozi buhanitse bw'ubwirinzi, kuko amashongore ubwayo bisobanura amacumu y'ubwirinzi utari wajyanaga ku rugamba. Muri izi ndamukanyo kandi iyo wasuhuzaga umuntu utigira umugabo cyangwa agira umugore, yarasubizaga ati ndamukugize iyo yabaga ntawe afite, nayo yabaga amufite akagira ati ndamushimye. Usomye mu gitabo cya Kagame Alex cyitwa Inganji Karinga, usanga inka yaragize agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'Abanyarwanda. Inka niyo yatangwaga nk'igihembo cy'intwari yahize izindi ku rugamba, yitwaga inka y'ubumanzi, ndetse n'inka y'imirinde yagabirwaga ibigwari byose byahunze urugamba, mu buryo bwo kugira ubwoba bagatoroka, cyangwa se mu buryo bwo kutarwitabira ntibanitabire uwo muhamagaro. Inka y'imirindi kandi yagabirwaga ibigwari byahunze inshingano zo kuba ibitsimbanyi, byagombaga kujya gufasha ingabo ziri ku rugamba mu rwego rwo gushaka ibizitunga no gushorera iminyago, kuko ntizagombaga kururasanira ngo zijye no gushaka ibizitunga. Inka yabaye ikimenyetso cy'imibanire myiza y'imiryango, cyane ko iyo washakaga gutsura umubano ukomeye n'umuntu runaka wamugabiraga inka, maze umubano ugasagamba. Iyi miryango yashyingiranaga, hatangwaga inkwano nk'ikimenyetso cyo gushimira umuryango w'umukobwa ko bareze neza. Inkwano kenshi yabaga ari inka, bitewe n'uko umuryango wifite, bitandukanye n'uyu munsi aho umusore yitwaza impapuro mvunjwafaranga, sheke, cyangwa se ipinda ry'amafaranga ari likide, ni ukuvuga afatika.
Mu Rwanda uyu munsi uzasanga imisozi ifite inkomoko ku nka, urugero nka Rwinyana cyangwa Rwamagana abenshi bita Rwamagana. Uzasanga amazina y'abantu bafite inkomoko ku nka, urugero nka Mutumwinka, Mukobwajana, Muherezwa Njishi, Mukamisha, Nyirabihogo, Mukasine, Gaju ndetse n'ayandi. Mu mbyino gakondo nyarwanda usangamo imbyino z'abashumba nk'ikinyemera n'igishakamba zigaragaza imibereho y'abashumba iyo babaga baragiye inka. Nureba neza uzasanga iyo abakobwa babyina bateze amaboko, kenshi baba bashaka kwigana amahembe y'inyambo. Inka niryo tungo ryonyine rukumbi ryifashishijwe mu myiyereko ndetse no mu mutambagiro ibwami, abisi ndetse n'abatahira barivuga amazina ndetse banarivugira amahamba. Uyu munsi mu Rwanda hari gahunda ya Gira inka Munyarwanda, ikaba ari gahunda igamije kuzamura imibereho y'abaturage ndetse no kurwanya indwara zimwe na zimwe ziva ku mirire mibi nka bwaki ndetse no kugwingira kw'abana. Inka ni kimaranzara, dore umwana wayinyoye azira kugwingira, umukecuru wayinyoye azira gususumira, umukobwa wayinyoye akazira kugumirwa. Mbese udakunda inka akunda iki? Nitwa MC Semutambana Shaka. Come on.